bwa mbere saa 8 z'ijoro nyirinzu abizi neza ko manitse akaguru muri salo. Saa 8 z'ijoro yanyohereje message ivuga ngo uribuka ko itariki y'inzu yarenze, ni inshingano zanjye kubikwibutsa pasite, kandi aryongeraho. Bandi barasinziriye, nge ndi ku buribwe bw'akaguru kambaye igisima. Mani itaburi kubigenza muri ako kanya mpita mbona akamesaje. Ubundi hari utumesaje ubona amazeru ukajya uyasubiramo kandi ari ku manywa. None hari nijoro. Ako kanya minota 30 mbona amafaranga ku buryo namwishe 1,100 hasigaraho n'ibindi kuri telefone. None icyanejeje niki? Ejo bundi nari ndyamye iwanjye akaguru gamanitse, ndivuga ngo nubwo nabazwe ariko ndi iwanjye nyirinzu. Ase uragira ngo nahanura inzu nabuze uko nyita isanzure, ni ikintu cy'ikigere cyadanje. Tagira ngo ni inzu gusa, uruntu rw'uruzu. Gupfa wenda ntago urumva utazapfa bitewe n'ibyo Imana yakuvuzeho. Reka mbivuge gutya, korera Imana ngo abari butera ikinya ni mugoro, ko bagutera ikinya ukahita ukuraho. Barakise kwe bashumba uri kubyumva kandi amiki gangara kigutera bakuriye mu mashuka ashaka kubafasha. Garega twabirangije ibindi turabyikorera. Rero haba harimo n'utuntu tw'utumikoro mbese bagashyiramo indirimbo bakubagura kumva indirimbo. Uwo mudogiteri ahita ngo mushyiramo iza wa musore wabo wa mubwongo ni Israel Mbonyi yavugaga. Nararirimbye mu mutima, none bakubitamo forezo bari bucomeka amahuru kanyuma. Neno kaya wumva utuntu turi gushirira, nabanje kugira ngo ni insinga zahiye mwana. Shaka kubabwira ngo dusohoke birimo birashya nihumurije numva n'ubwatsi butugufwa twanjye we. Korera Imana nkuri bu gagare mu kanya mwana. Kandi nagiye kwa muganga nitwaye, Mana yamaye n'ikimodokari giparitse. Shobundi ndwaye aduciye amafaranga menshi, ariko mituweli iradufasha twishyura amafaranga. Iyo umuntu ari kuvuga 100,000 kubera utwuma bantije tu ngo kandi bazadukuramo, nenzi ko natuguze none ngo bazanadukuramo, ntago natujyana turimo indani baragutiza mwana. Madama avuye kwishyura ibyo 100,000 yaje ari kurira, ndamubaza ngo nukubera iki. Arambwira ngo iyo twabyaraga twaburaga 3,500 dufite mituweli, none sheri mvuye kwishyura kandi ndababajije ngo nishyure kuri mobile money cyangwa nishyure cash. Mani ko nabonye uburyo nivuza ntahamagaye, ntago mwabyumva. Agafuka k'umuceri twebwe ntago gashira kuri ukabona kamanuka kibaza ati bagateretse hejuru y'umwobo. Merutse kubaza abo bajibanje abo bakomando twibana na kuyi mihanda, ndababaza ati riko kagafuka k'ibiro 10 ka kawunga mu gasonga kangaye. Bahita banyita vierera tumva vietu tivieti tugasonga kabiri hagasigara ikiro. Ibaze abo bantu wabagurana ikoti ry'120 hago byavamo. Iyo ngiye guhaha ugira ngo ndarangura ndacuruza. Neno hariya twimukiye babonye kuntu mpaha bahita baza gusaba ibiryo by'ingurube. Ati pastor turari ibiryo bisigara bibari iby'ingurube mujye mubiduha twe ntago dusigaza turunyugu tuva ku meza dukombye. Nsabe madamu yigire hino
ya shumi yanjye yanyemeye mwana. Numva mwebwe imitoma yanyu nyine ni ya yindi nanjye ni y'imihanda. Yaranyemeye. Nazaga hano narakuyeho. Warakoze kunyemera. Yego. Ariko Yesu nta soni agira mwana. Ubundi kumpamagara mu giterane cyo gushima Imana. Agisida bwa mbere. Saa 8 z'ijoro nyirinzu abizi neza ko amanitse akaguru muri sala. Saa 8 z'ijoro yanyohereje message ivuga ngo uribuka ko itariki y'inzu yarenze. Ni inshingano zanjye kubikwibutsa. Pastor kandi aryongeraho. Bandi barasinziriye nge ndi ku buribwe bw'akaguru. Kambaye igisima. Mandi taburi kwibigenza muri ako kanya mitambona akamesaje. Ubundi hari utumesaje ubona amazeru kajya yasubira mu kandi ari kumanywa. None hari nijoro. Ako kanya minota 30 mbona amafaranga ku buryo namwishe 100 hasigaraho n'ibindi kuri telefone. None icyanejeje niki ejo bundi nari ndyamye iwanjye akaguru gamanitse ndivuga ngo nubwo nabazwe ariko ndi iwanjye nyirinzu ase uragira ngo nahanura inzu nabuze uko nyita isanzure ni ikintu cy'ikigere cyaganje. Mazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyago. Yo wakoze agisida ugacika akaguru bakwitane. Yo wapfushije umugabo bakwitane. Yo wapfushije so na nyoko bakwitane. Ubu njye nuko nitwa. Ndi imfubyi warikuraho ukajya he. Amazina ya amazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyo dukora. Unyonga igare bamwitande. Utwara moto bamwitande. Utwara imodoka bamwitande. Uwubaka bamwitande. Umufasha bamwitande. Ubu njyewe nitwa nde? Pastor. Amazina twitwa n'ibyo dukora.